kaza wisara asumare kare abuza do bopa ni ubaze nabona yasa neza cyane. Ndashima Imana, ndashimira buri muntu wese ufata umwanya akareba. Asuma nushaka utambuke hari ugenda umumbwirire areke kubivuga cyane. Ndashimira umuntu uwo ari we wese ufata umwanya akareba prank maze iminsi turi gukora. Ndashimira buri comment yose iza, hari izo tubasha gusoma, hari izo nabasha gusoma. Ndabashimira ntabwo nzi ukuntu nabashimira pe. Ni ibintu mpereza agaciro, ni ibintu nubaha cyane, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu ntafata nyine ngo mvuge ngo nyine ngo byabaye oya. Rero ndabashimira cyane. Uyu munsi rero hari abantu mwifuzaga ko tuzakorera prank umuntu witwa Nera. Uyu munsi nuwe umunsi we wageze, tugiye kumukorera prank. Ndi kumwe na Asumani mwamwumvishije. Iyi prank iravunanye, iyi prank yadutwaye imbaraga, yatumye umuntu arara adasinziriye. Iyi prank nayitekerejeho inshuro ntabara, ninjoro noneho nongeye ndayitekereza ndavuga ubundi ubungubu tubikore gutya cyangwa nongeremo akandi kantu, ariko ndavuga katane tumukorere yoroheje, ntago kumwishyura. Asumani yavuze ko kumwishyura bizaba nka seri, hazajya haza ama episode. So rero prank iraza kubiteye gutya. Nera hari amafaranga narayimuhaye nimugoroba, ariko mu by'ukuri ntabwo nayamuhaye kubera ko icyo ahari icyo agomba kuyakoresha. Nayamuhaye mubwira ko abantu ba gaze nibayizana mu gitondo ari bubishyure. Ubwo n'abantu ba gaze, nshimira n'umuntu wa gaze nyine udufasha, nari nabimusabye ko nindamuka mbahamagaye mu gitondo ari bumfashe bakayohereza. Mu by'ukuri ntabwo tuyikeneye, turayifite, ahubwo ni ukugira ngo ayo mafaranga ngewe nze kuyisubiza. Amafaranga rero yayabitse, aho yayabitse nahabonye ko namuhaye aryamye, aho yayashyize nahabonye. Amafaranga mu gitondo mbere yuko njyana abana ku ishuri ndongera ndayatsimbura ndayatwara. So rero ubu ngubu abantu batuzanira gaze nabahamagaye. Ubu ikintu kiriho nibo bari bantu bakomeye muri iyi prank. Nibagera ahangaha prank irabitangiye, igihe icyo ari cyo cyose bari bugerere ahangaha. So bitewe n'uko rero ntagumishaho kamera ngo tuzategereze igihe bazavira ku muhanda no kugera hano, mwaba mwarambiwe. Ntabwo nzi ikintu naba ndi kubabwira. Nibaza turatangira. Ubu gahunda yindi iri ahangaha ni uko njyewe na Asumani bazi ko turi gushutinga, bazi ko dufite ikiganiro turimo gukora, kugira ngo rero ibintu bize koroha. Ni uko nguko biri bugende. Mukurikire no prank. Ikindi, abantu mushaka kugabanya ibiro mujye muri Sunroot, babahe product zigabanya ibiro, babahe imiti y'ama infection, babahe muri Sunroot. Bafite ibintu byinshi cyane umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi, kandi icyiza kirenze ni uko bikomoka ku bimera. Ntabwo aba ari ibintu uzakoresha ngo usange byaguteye ibindi bintu biri aho ngaho by'ibibazo n'ibiki byose. So rero mubane nanjye, ndabakunda cyane. Intro yanjye mwayumvishije ukuntu prank iri buze kugenda, ariko itaratangira ndifuza kubaza Asumani akantu gato. Asuma, prank iheruka wirira ifuka bagafi, hari umuntu utari umuntu wo kuri YouTube, ku bantu bo muri famiye yawe ba hafi, hari umuntu waba yaraguhamagaye? Yarampamagaye. Amugaye ikintu yambwira ngo ndasa n'akavumbura amashyi, nta kindi kintu twavugana. Ahita ambwira ati nakubonye kuri YouTube uri gusa nk'akavumbura amashyi. Ariko hari abantu bafata ibintu nk'aho aba ari urwango. Nta rwango ruba rurimo. Ni nk'uko wategurira umuntu wawe wo mu rugo surprise wenda ya anniversaire. Hari n'abantu bakora anniversaire barangiza bakamena n'aho amazi, cyangwa se kandi amazi asa nabi, cyangwa se agafata ifu nka kuriya twari kumenyeho. Ngewe hari ahantu kera nabaga kuri 40 bigize gufata, hari icyobo cyajyagamo amazi nyine abantu babaga boze muri douche, ariko cyabaga ari icyobo gitoya, yabaga ari amazi nyine y'isabune, ntabwo ari amazi arimo ibyondo n'ibiki. Umuntu yagize anniversaire yaramenyeho mugenzi we amazi ashaka kumwishyura, adahaye amazi aba ari yamucuburiraho. Ari umukobwa yaraye avuye muri salo kuri anive nyine yari yasokoresheje imisatsi, avuga ngo mbe nsa neza, arangije afata amazi
arimo isabune amena yaramuhemukiye. rero abantu babifata nk'urwango wabona ba bantu baje kandebe Abantu babifata nk'urwango ariko ntabwo ariko biba bimeze. umuntu wa gaze araje Imana ishimwe. Ikindi kintu hari comment imwe nashakaga gusubiza, hari abantu nyine bino bintu babifata nyine bakahita babigira urwango rurenze. Iyo comment nagira ngo nyisubize nyine mbwira uwo muntu ko ibintu nyine aba ari kubona bisa nkaho yankoreye ko ariko bibi, ndatekereza ko nyine nta mutima mubi ibyo biriya nyine baba bari kubona ko ari bibi bisa nkaho yankoreye, nubwo mba ntabizi, biba bingana n'ibyinshi nyine aba yankoreye. Icyo kintu nyine abantu benshi bakunda kukibeshya bakumva ko nyine ari haba harimo urwango rwa nyarwo. Narwo pe kabisa. abantu mubyumve ko n'abandi bantu nyine batarabakorera wenda kuri iyi cano yanjye, hari n'abandi bantu bakora prank, hari abantu bakora ibindi bintu byinshi. Abantu ntimukabafate nk'aho ari abagome, ntimukabafate nk'aho ari abantu bandi utamenya. Uranshaka ngwino abantu ba gaze bari bazanye gaze none ndagiye ya mafaranga warayimpaye aho nayasize ndayabuze. ngiki nose ubwo ibyo bintu birashoboka nera? Ndagenda higa umutwe wose nayize ndabuze ahantu amafaranga yagiye. Rero hari ikintu kijya kincanga hano, ni gute ahantu haba abantu buri gihe uretse n'amafaranga buri kantu kose ka hano karabura, buri kantu kose kakabura. Amafaranga sinayakuzanira uri mu cyumba cy'abantu? Wayanzaniye nijoro. Ntiwayashyize ku kabati sinakurebaga? Nahise ngenda nyashyira ku kabati nk'uko byahoze. None se ubwo ngubwo amafaranga yifashe ariterura aragenda ajya kwibika ahandi hantu ko? Mama kandagiye ndahiga ndavuga se amafaranga ari nde wayajyanye ko nzi ko warayamaye ijoro ryose. Asumani yagiye kuryama ubu kuko amafaranga ari nde wayajyanye. Shaka ukuntu ubigenza ndabigenza cyangwa se urebe mu myenda wari wambaye nimba ariho wayishyize. Oya kandi wayamaye nkahita njyana ku kabati k'abana aho yari asanzwe aba n'ubundi. None ubwo migenze neza kandi abantu bagaze bari baje. Ndabizi ko bagombaga kuza. Reka nkubwire, reka tubanze dusoze gukora, ugende wiyeranje ushaka ayo mafaranga uyabahereze. Nta n'andi mafaranga mfite ngo nyabahe babe bagiye usigare ushaka ayo ngayo. Nashatse ahantu hose nayabuze, ibintu byose nasasuye ngo ndebe wenda byibuze ko yanamanutse akikubita hasi, ariko ahantu hose nabibuze. Nyumvira ngo yikubise hasi, amafaranga arifata hasi akikubita hasi, nta muntu wayakozeho neza. Nahize nayabuze pe. None Asuma, ibintu bya Mana bintera umujinya. Nimba hari ikintu kinera umujinya ni ukumva ikintu ngo kiragiye nta maguru. Ndumva bitumvikana kabisa. Ntabwo byumvikana habe na gato. Uretse n'amafaranga, umuntu araza, ninde wakoze iki kintu ngo ntago mbizi, ninde wagize aka ngo ntago mbizi. Buri muntu wese ntago mbizi, ikintu kirikora hano habamo amagini. None se gihe urabizi yuko amafaranga barayamaye nijoro mwayakira ku kabati umbwira ko abantu bagaze nibaza mpite ndi buyabaye. None baraje ngiye kuyareba ndayabona. Ariko icyo kintu cya ntango mbizi cyo ndumva uyu munsi kitari buze kirakabije, nta nubwo bivamo. Uwo munsi ntabwo kiri bukare kuko nta yandi mafaranga mfite, sibyo ngo byibura ngo mvuge ngo ngiye kuyatanga uwo muntu agende dusigare dushaka ayo mafaranga. Ntayo mfite, ntabwo ndi bujye guhamagara abantu ngo mbabwire ngo mu nkopa amafaranga ngo ibiki. Nese nyine urukumva amafaranga ubwo yaba yagiye ngenda bizi, ntabwo naraye nyaguhaye. Ikibi nuko ntari kuyaguha. Warayamaye ndabizi ariko nayabuze ahantu hose nashaka nayabuze. Nigire kwigamira uw'abandi. Erega nubwo nari nzi ko wayamuhaye. Nayamuhaye ndamubwira Asumani yamaze kujya mu nzu, ntayamuhaye. Yafate wowe nibaza ntaragera hano ubishyure tubone gaze tuze kuza guteka byihuse ntidukoreshe koko. Nanjye nyine nabyutse nyashyira ku kabati nk'uko bisanzwe bigenda. Imana simbizi ibintu byanga bimaze kundenga. Ubwo se uriya muhungu w'abandi arakomeza ahagarare? Nayahize nayabuze, ubwo sinzi ukuntu turi bugende. Nanjye ntabyo nzi. Ubwo guteka ubwo mu kanya ariko ko baza ko ibya gaze bimeze.
Nera ndashaka ayo mafaranga ntabwo ikintu cyakifata ngo kibure gutyo gusa amafaranga abuze gute ntabwo bishoboka amafaranga gutyo gusa buri kintu cyose cyane kiba kigiye ngo iki haka hari uri umusazi ayo mafaranga bayaguhanye nari mpari wari uhari se ntabwo wabyukiye hano mu gitondo none nabyukiye kuba nabyukiye hano se bivuze ko njye nafashe amafaranga nayi mbabarira rwose niki mbabarira umvane muri ibyo bintu by'amafaranga amafaranga nta kintu nyaziho mbabarira wo kuyambaza nahaje ariko njye nta mafaranga igeze mbona banayaguha nta nubwo mbizi banayaguha nari kubyirwa n'iki se ko baguhaye amafaranga amafaranga yari ari mu cyumba nawe urabizi sinigeze ngera mu cyumba ahubwo ubwo uyashake umvane muri ibyo bintu by'amafaranga nimba banayajyanye umfashe ayo mafaranga agiye kwishyura abantu bahagaze nenda gusabye winzana mu bintu by'amafaranga ibintu by'amafaranga ntabyo nzi pe ngereka mbabwize binzanamo ndagusabye bayaguha sinari mpari icyo ni cyane aho wayabitse sinigeze nkubona uyabika gute umbwira ngo naba nayabonye kandi nigeze nkubona uyabika mama kamera yamaye nijoro nari ndyamye nyashyira ku kabati maze kuyashyira ku kabati ndabyuka dutegura abana nk'uko bisanzwe bajya ku ishuri kandi nawe wacaga hano uca hano nese ubu namenya amafaranga aho yagiye mwe bayaguhaye mpari niyo waba udahari ariko biragaragara yuko wageze na hano mu nzu ubu ikintu ndimo kwibaza ndi kukubwira bwa nyuma ndakuyamye mvungura mu bintu by'amafaranga ntabyo nzi kandi numvishe ufite n'ikibazo cya telefone nayo kuba mfite ikibazo cya hakubone ibite byawe ubundi nese ko bafite ikibazo cya telefone kuba mfite ikibazo cya telefone bivuze ko amafaranga ariyo nagiye kugura telefone ariko mama kamurasetsa umuntu afite ikibazo cya telefone ndakuyamye asuma afite ikibazo cya telefone oya reka oya asuma reka genda kwiyamye rwose asuma reka mabuja mama kai gose uyu muntu njyamaze kundamba buri kintu cyose ngo ikibazo cya telefone nimba telefone ntayifite ntabwo bivuze ko amafaranga ari njye wayatwara nyine buretse gato wanayatwara ariko ukongera ukagura telefone nei wimushinja ibintu nawe utazi ngenda akeka ko yaba yanayatwaye nyine akajya ngaho nyumvira kuko asanzwe nta telefone afite nei buretse neira njye naguhaye amafaranga ibyo ukuri gukeka Asumani ni ibyawe sibyo genda wishyura umuntu wa gaza agende tureke urabona ko amafaranga y'amafaranga 25,000 uraribyo naje umva uyazane uyashaka njyewe rwose uyashaka uyazane kabisa itaraho ariko rwose abinkuremo n'icara hano uyashake neye ntabwo nshaka ko mwongera gusungana kandi ibyo bintu mubyumve sinongere kubona Asumani wikuzaniye njyewe ntabwo numva ukuntu umuntu w'inkumi nayo ukorera amafaranga menshi aruta ayo ngayo amafaranga 25,000 mama kana ari maze iminsi mbikubwira mbwa ati neye umwitonde reba telefone rega wishaka kuzana icyo kintu cya telefone ko yakaye amafaranga wayabuze nimba wanayatwaye simbi ariko naho bihure na telefone ahubwo shaka amafaranga bishyure gaze ubuzwa n'iki kubijyana amafaranga najyanye wabijyana neyira reka nkubwire nimba hari ikibazo ufite cyatuma kandi niyo naba nyifite ntabwo nabura amafaranga kuko najya gufata amafaranga wamaye yo kugura gaze ngo nyajyane niba ahubwo niba ufite uvugisha ukuri nimba ufite ikibazo mama Kamine meme wanamuguza utari byo gufata amafaranga yatwara mama Kamine wamugurije amafaranga nyine aya mafaranga arayakoya none reka nkubwire none ngo ni Sumani wage wifashe ikindi kintu kimwe gihari sibyo ntabwo uramutse uvuze ngo mfite ikibazo cy'amafaranga 25,000 cyangwa 20,000 urabizi nawe amafaranga nkorera ntabwo ageze muri ayo urumva nafata 25,000 nkajya kubijyana no kwanza ari byo no kwishyura ayo yatwara ushobora kuba ufite ikibazo kigukomereye kuko igihe kitaragera cyo guhemba ukabona n'uyatsa abasendi buyagure ugahitamo kuyatwara ukajya kumbeshya ngo amafaranga mama ikintu uri bumfashe umubwira nkure muri ibintu by'amafaranga kuko urabizi kujyamuha sinarindi hano ayabika sinari mari aho yayabitse ntabwo nari kuharota
ntukagirahira wallahi mu mikino ayashaka wallahi nta mafaranga nigeze njyana pe nta mafaranga nigeze njyana none yagiye he aho wampaye amafaranga nagiye mpitanyakira ku kabati k'abana 25,000 ne koko none se urumva nyine ngiye nayiba ngo amarire 25 rero nta kintu yakumaza ntacyo yamarira none ubu ubwo iyi nzu isigaye ibamo imbeba ibi bintu tubirangize mfite gukora tugasoza aho twari tugeze ntaranahibagirwa ikindi kintu urabizi ko amasaha y'abana mu kanya bageze bagomba gutaha ibiryo byahiye bakarya nta gazi iri aha ngaha biragenda gute nta n'andi mafaranga mfite nanjye rwose ngiye nanayafite natagenda nkishyura uriya muntu wa gaze akagenda mwese ubu ndabigenza gute ndabizi koko umuntu w'inkumi yiba amafaranga 25,000 ariko mama urumva ari ngiye najya kwiba amafaranga ariko ngiye narabivuze ati uzajya ukenera kugura gaze bajye uzubiyishyurira kubera ko naravuze ko ari igihe umuntu umwe ashaka kuyatwara akitana n'undi ba mwana nayabiheraga ahubwo ikibazo cyabayemo ni ikihe natashye ninze ndavuga wenda bashaka kuzana gaze najyanye abana ku ishuri reka nyahenera nawe ntabwo kujya kukubwira ngo ukingurize nyamuhe aze kwishyura gaze nyine ntabwo nahakanye ko barahita yambaye nayaguhaye nayishakira amafaranga ubundi tureke n'ibintu byinshi nagire vuba aho bigeze nagire vuba mfite gukora nagire vuba kabisa njyewe mfite gukora ariko imikino uje ahangaha njye nasoma ndi tutarasoza ibyo turimo turi mu kiganiro ahubwo nagire vuba njye se ndabizi umuntu muzima arafata amafaranga 25,000 byakugeza ku erega kubura umukobwa ntabwo bivuze ko utayatwara wayatwara uyazane kabisa umuntu arakeneye no kwirira kuba mfite ibibazo bya telefone ariko ntabwo bivuze ko nayatwaye urayazana ibyo wivugisha byose bayabone ukuntu uriya muhungu ava hano ubu uriya muhungu arimo aribaza wisaze ugira uti ariko urayazana ubwo ntumenyere ntagucishamo n'iyi ntumenyere kabisa kandi mbabona nagiye muzarwana watangiye umbekera ngo nayajyanye ngo kubera ibibazo bya telefone ntabwo iri gutuma telefone ntabwo ari yatumye asuma udatuma urwana na Neyira mutajya kuganira hano mama kandi nabimubwiye ko umunsi umwe uzatwara amafaranga narabimubwiye ko umunsi umwe uzayatwara genda ushaka ayo mafaranga uwo muhungu avangwa uyazane njye nayo nigeze mbona uyazane nyajyana yese njye bayaguhana rimari Neyira ashaka amafaranga uwo muhungu avangwa umuntu akeneye kwirira we gira vuba uyashake Neyira yacumbye yarakaye Neyira reba kuno uwo muhungu avaho reba kuri phone yawe ko nawe wibagiriweho sha cyangwa wayabikije mushetura umubwire ngo ahangahe ubu ntabwo ariyo uba yaraha mu ntebe siyo avuye ejo aho wayashyize urahayobera umva uyashake njye narakubwiye erega kuko ntabwo bivuze ko utayatwara wayatwara yigusaza ni plan oya ni plan ari gusaza wisara asuma reka kabuza no mufate ni mufate ndabona yasaze mufate kabisa ni plan uyashake wisererange asuma umusaza ni plan shawirira umba ni plan sheri yego mana ni Frank mwana wanjye wirira yari cyane asuma Neyira azagukubita uko agufasha gahunda ugiye kugura umaranyishe ni Frank mwana wanjye wirira asuma iyi Frank aba ariwe yisoza umva
urumva wishimye se cyangwa byahatari imeze neza ntabwo bihagije. ndakeye ku mutima ibintu byose ni sawa. Okay. Umva rero tumukubisa akantu k'agapuraka hano kameze fresh mujyeho mukarebe ni umuriro. Umva kandi nibwo bigitangira. Ubu ngubu ndakuziye, we ndakuziye, unyitege ndakuziye papa. Ntabwo ari ibyanyabyo, amafaranga arahari, ni njye wayakuyeho. Urukumva ni plank twashaka gukora kandi n'ubundi urabizi, ahubwo Neira nawe ntago nukubera niba ari uko utagiteka cyane ntago mbizi. Nta gaze dukeneye. Gaze iruzuye bayize ejo bundi. So rero ihangane. Rero ngere ko mbabwira. Ndakubita ahantu hose ndashaka amafaranga ndayabura. Umva rero ubu ngubu biratangiye. Mwembe muri babiri. Asumani yasabye. Mwembe muri babiri. Asumani kankubwira. Biragoye kuzongera kunkorera plank. Kereka haraba ako nenge kubavuga abantu bagufasha bigakunda reka mbireke. Ne ihangane. Abantu ndabafite. Abantu nenge kubavuga nk'abandi. Uzi icyo bita genge team Asumani? Oya ndi kuvuga aba hano. Abagufasha aba hano. Niba ngombwa nanjye nzazana itemu yanjye. Kuko n'ubundi nubwo bigira iyo temu ni yawe. Amafaranga narimbuze none. Uzi kugira ngo abantu batereze ngo ndi gusara akavumbura make gashanda umuntu w'umugabo. So reka mbashimire ariko ngewe uzireka mbabwiza ukuri Neira tuzamutoza amashashi. Umvaga bimeze gute? Beza bana. Bazaga bavuga nanjye ndimo ariko none ndemeye. Wumvise ukuntu mba merewe nyine kiragiyemo muri gusanga aho mu dombe ibintu bye bikwasa. Hari umuntu ushaka tuza bari bahagaze hari abavuga ngo hako ubite byanyu ko mutazo n'amafaranga none ndavuga ngo ndapfuye neza. Amafaranga cyaranye nta n'ibiceri narihiti. So rero ihangane byari plank abantu mubabajwe nuko Neira tumukoze mu mutwe mwibabara kuko ntago ngewe tubigeze nkuko nabishakaga. Ndaje tumusaze mana yanjye ahinduka umutuku, murabizi umuntu w'inzobe yarakaye umutuku ako byane. So rero nago nashaka kumuzamurira umutima cyane. Mwakoze kureba iyi plank, mukomeze muduhe ibitekerezo, mukomeze mudukunde, mutwishimire. Aba bavandimwe abantu mwifuza ikiganiro cyabo turi kumwe tutari muri plank, turi kuganira bisanzwe, nibwo bigitangira kandi tuzabaganirize. Ndimo kugatekereza muri no minsi ndagukubita kandi kameze neza. Asumani yansabye gutanga ubufasha Neira. Na Asumani watanze igitekerezo. Niwe reba ibintu yaramuca. Umva rati ibintu bimeze neza ubu ngubu. Abantu muri kumubwira ko nasubiza comment. Asumani afite ikibazo cya telefone nta smartphone. Nzajya mbasubiza. Ubu yarapfuye, yaratangiye kungeka kugira ngo ajye guteranya. So Asumani afite abantu bagize bamusabye ko ngo yajya abasubiza kuri comment. Ni nyinshi yego biragoye ariko nanye akaba yasubiza. Ntago byakunda vuba hangaha bizakemuka ntago afite telefone ya smartphone. So rero ndabashimiye Asumani warakoze kubitekereza ariko Neira ngewe ubwanye afite agaplank cyangwa kuzamupangira. Mana nawe wakoze kumfasha. Ihangane. Abantu bagiye batanga ibitekerezo muri comment avuga ati Neira akeneye kumukura akantu gatoya karabaye. Gusa nyine ibinini biri imbere mugumye mugire hari sigaje kuzakora plank ebyiri ubundi nkayamanika. Ngiye ku ruhande rwanjye sigaje kuzakora plank ebyiri ubundi nkabanyamanitse. Zandi ubwo ntago mbize hagati yanyu. Ariko ngewe ntabwo neze guhagarara none ahagararanye nzakomeza. Okay. Nawe bagukoze mu mutwe uzamwishyura. Uzatekereza ikintu ushaka gukora Asumani nzagufasha. Nzamutanga. So kambashimira abantu mwarebye iyi video, Imana ibamere umugisha mwakoze.